byabibaye kuko urumva aracyari izo consultation cyangwa se kuganira hagati y'abakuru b'ibihugu ndavuga Tshisekedi na Joao Lourenço Gonçalves perezida wa Repubulika ya Angola. Iyo M23 ariko yo iranavuga ko bitari keri zata muri yombi izafata perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo agezwe imbere y'inkiko. Nejo tariki 8 mu kwezi kwa mbere mwaka 2026 hashingurwaga mu cyuhera abasivili 22 bo muri centre ya Masisi muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ababishwe mu ntangiriro z'uku kwezi ku itariki 2 na drone cyangwa se indege zitagira abapilote z'intambara z'ubutegetsi cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bakorana. Abo rero AFC M23 yakoze umuhango wo kubashyingura mu cyubahiro hatangarizwa byinshi. Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko Tshisekedi ngw'ibyo ngibyo akorera abaturage ba Kongo azabyishyura ngo atari na kera kandi abantu bazabibona ko azajya mu rukiko kubera ibyo bintu nyuma yo kwa AFC M23 ngizaba yamutaye muri yombi. Buri ruhande ruba ruvuga amacumu ruba ruvuga ibyarwo. Twebwe rero nk'abireba gutyo natwe twabivuga dutyo tugategereza ngo hazaza haduhishiye iki. Ariko ubwo ni ibigaragaza n'ubundi umwuka dusanzwe tuzi ko utari mwiza habe namba hagati ya FM23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ku rundi ruhande ntabwo abantu bikinshasa bashobora kuvuga bati natwe tubonye impamvu abantu baravuga ko bazata muri yombi umukuru w'igihugu watowe byemewe n'amategeko. Ariko ubwo byemewe n'amategeko ndashyira ndagenda kubera ko byemewe n'amategeko nose si president yaratowe. Ariko impamvu mvuga nti ndagira nya nuko coordinateur wa AFC M23 wari ukuriye komisiyo y'amatora avuga ko uwatigeze atorwa ahubwo hari ukuntu ibintu byagenze, akanavuga ko yagize uruhare mu kurema uwo muntu w'igita mubi afite n'uruhare rwo kumukuraho. Niyo mpamvu nagize nti hari ibintu rero hari ibintu njya numva nkumva ahubwo biragucanga canze we ntabwo bincanga canze ahubwo biransekeje. Jado weho nguhaye akazi uragiye ufatanyije n'umuntu kwiba muri ako kazi unzaniye n'umuntu utanashoboye. Ubwo hagati yawe n'uwo muntu wanzaniye umubi kurusha undi ninde? Biterwa na perspective umuntu abireberamo cyangwa n'ureba abatwumva buri wese wenda yabitekereza ukwe. Ariko njyewe ndamutse narakoze icyo kintu ntago nakigamba kuko nanjye ntago kinshyira muri protection. Nusubwe icyizere cyuko noneho ibyo ndi gukora ubu ngubu nta buriganya burimo n'ikihe. Waburi Sauli wahindutse Paulo. Urumva wowe nahariya urumva wowe wowe ahubwo tigewe naribye nagize gutereko umutima warandiye ndavuga nti no ntabwo nshaka ibintu byo kwibareka agiye kubirwanya. Birashoboka ko Sauli yabahindutse ariya ni Sauli uhinduka Paulo cyangwa ni Sauli uhinduka Paulo. Paulo ni birashoboka muri Bibiliya niko bavuga. Birashoboka ariko guhinduka kubera ko uvuye ahantu ukajya ahandi abantu bakwiye gushyiraho ikibazo akabazo nako rikashyira mbyite akabazo gatoya tukita kariye. Ibyo ngibyo nta nubwo ari byo twanashaka kugarukaho kube nuko gusa ari akantu ngewe nkibyumva akibivuga byarantunguye. Hari ibintu biba bisaba wicecekere rwose ukomeze urugendo kuko bishobora nawe kugaragaza uko ni nk'uko umuntu ashaka kukubwira ati naragufashije Jado dore naragiye ndiba kugira ngo tube tugeze aho tugeze ahangaha tubashe kurya tubashe gushinga business. Noneho rero nawe ndagusabye ngo genda umfashe nawe nyine mu rwego rwa reconnaissance.
nkaza nkagusaba nawe kujya gukora ikintu gisa n'icyo nakoze cyangwa wenda kirenze icyo nakoze. Jean Claude Nshimiye imfura aravuze ngo umubi w'umugome cyane ni uwamuzanye. Kuko niwe wamukoze nawe arabivuga ko ari wowe wabikoze. Wenda ibyo siyo topic. Harya twatugeze ku biki? Twavugaga ibijyanye no kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ntibushobora kubona icyo nabwo bwakita impamvu ariko uyu muntu ni perezida yaratowe unless ibindi byo ku ruhande twavuga byo ku ruhande. None abantu baravuga ko bashaka umuta muri yombi bakabikomeza cyane bakabigira impamvu nabo bakashobora kujya hariya abantu bakajya babiganira. Buri gihugu cyose buri mu perezida wese usibye nyine ibingibi biza muri filime bikasa nkaho bikoze bitugaragarije ko ibyanditse bitandukanye n'ibikorwa. Cyane twumva uyu muntu ndabona maze umwanya hamagara. Hello, mwaramukanya amahoro y'Imana. Mwaramutse. Amakuru iburasirazuba bumeze mute? Wabonye imvura? Ubu ngubu noneho ntabwo rwa ruzuba rukibakandamije. Uruzuba rwarazimye, Imana yarazimije. Twarayibonye kuva kuri za 20 z'ukwa 12 irakomeza iragwa nyinshi cyane. Yego. Nibyo kwishimira. Nakora ko kantu ako mwavugaga ko uwazanye uwavuze Tshisekedi. Hari ibintu tujya tubona mu nsengero no umuntu akagenda akatura akavuga ngo nasambanyije umugore wa kanaka none Imana nimbabarire. Bigahita bisenyuka na wa mugore bakamusenda. Umugome nubivuze uriya washyizeho Tshisekedi adashoboye niwe mugome cyane no kurusha, ahubwo yitaye hanze n'ibyo arwanira bamubwira bati ubu urarwanira iki ko ari we wamushyizeho. Ariko reka tujye inyuma nawe wenda mugarukire. Yego. Ntabwo Kongo ibaho, Kongo ifite ukuntu ifunzwe. Kongo nigeze kubivuga, uwaharaniye Kongo nkuko abarundi bajya bavuga ngo se barundi se nta mukongomani umuntu wa Kongo wese ntahari. Uwo twavuga uwo twari gufatira icyitegererezo ni Patrice Lumumba. Yagerageze kwerurira bariya bakoroni bahita bamwirenza. Ariko rero icyo gihe ubimenya neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihatse abanyaburayi bose, ahubwo Trump arasa nk'ubishitwa. Noneho babona ko bagiye kuburiramo bakabwira batisiga uragira ngo se Tshisekedi wamuhejeje mu ntambara se utuma amasezerano adakora n'iki no mujya mu matwi nabo bamuhino abamujya mu matwi nabo batumye Tshisekedi ajyaho banga amatinyi Fayulu kuko yabigobotora banamutinye. Aba bakoroni bazi ubwenge kugira ngo baduhe ubwigenge se badupfunde Kayibanda baba ariwe bashyiraho, ntibarebaga abantu ko abari bashoboye batari bubishobore. Kandi ubwo nge nawe ndanemeranya nawe Martin Fayulu malgré kuba mbona rimwe na rimwe yibasira u Rwanda n'iki, ariko ibyo kwibasira u Rwanda mbishyize ku ruhande nubwo ari ikintu gikomeye. Ni umupatriote, ni umuntu ukunda igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo pe. Iyo ndebye oya u Rwanda impamvu banarushyira mu ntuza mu matwi niwe muntu wakuyeho ubutegetsi bwabo bwa Mobutu kuko baherekeje Kabila. Yego. Ariko bongera mu matwi ya Kabila baravuga ati buriya muntu nuko aguherekeje ni umugome cyane buriya ati uzibirindura nta kintu kigira, niko kubirukana kujya kubase amasaha 28 chef d'amazoro ntabwo yarigemo Kabarebe. Yego. Abantu abahamenye se amaraso bakuraho ubwo butegetsi bwa Mobutu, ariko cyane u Rwanda icyo bwagungukiragamo kwari ukugira ngo bakure bariya abantu bari mu mupaka bajyanye intwaro hafi imyitozo bazamugunga n'imbunda zikomeye babanje gushyiraho zone turwazi FDLR. Abo rero ni nabo babandi bari mu matwi ya Tshisekedi kandi bakamubesha imbaraga n'ibyamini byo kuvuga ngo abagane niyo bajya babura ikigane ngo niba ngo uzagusigira ubuzima n'umusigira nawe ubuzima uruzi rukwica umiragura kugira ngo nawe urumira kugira ngo rero nanone upfe urebe abantu babakiza hariya ari ikirunga bakizara mu mupaka. Ntabwo ushobora gusinzira nubwo byagenda bite nubwo kuko ngo wigeze kurumwa n'inzoka iyo abonye umuserebanya arahunga. Kuba bari hariya rero bari kuma hariya kandi ikindi cya kabiri ntabwo Ububiligi bwegereye Goma na Rubavu. Hariya Goma niba haritwaga Ngoma uzumva no mu byivugo by'abasogokuru ngo mukogote ukora ingoma n'ingabo yo mubishanyikisha nk'icyuho niho barwanira icyo gihe bagura igihugu kandi bo babana neza.
ariko nabo bakiri mu matwi nibo bacyumva ko Kongo ikiri Kongo Mbirigi, Rwanda, Burundi, Kongo Mbirigi, urareba za Leopoldville bakita Kirida umwami wa Nusa, ntabwo bigeze badukuraho amaboko, ntabwo icyo bikangamo barikangamo ko aharanira abanyafurika, kandi bari biteze ko hari jenoside izongera kuba, ariko baravuga ati reka dushyireho gacaca twunga abanyarwanda twebe se kibaho yavuye, kandi RPF bazakubwira RPF itangira ntabwo yigeze uvuga umunyarwanda, ntawe yakiraga mu ijwi yavugaga abakoroni. Hari n'abasaza babazaga ngo ariko ninde uzaba perezida, ngo nawe kotana cyane nugira akamaro tuzakugira perezida. Yego, mubyumva nawe kotana, ntabwo turabona igihugu barwanye n'abakoroni batwirukanye bateranyije abanyarwanda. Yewe ntabwo nize cyane, ariko igifaransa niho numvise bivize tururenye divayidaje ruhu abantu b'abakada babaga baje ugura. Ntabwo u Rwanda rwateye, ntabwo RPF ibyayo byakozwe ntujye ngo nuguhubuka kuko gufata bazi cyateranyije abanyarwanda, bazi ububi bwabo, bari abantu rero babateranyije nibo bakiri mu matwi ya Tshisekedi, ni nabo bakimara abanyafurika. ubu abakongomani bahashira ni benshi, nayo mpamvu reba atwika amajoro akamutwika akamuha abantu ngo aracyatinyisha bya bindi babambaga abakongomani bafataga babikira ku ngufu batwika abazungu babakira, hari abazungu bagatinya bati noneho ubwo abirabura abantu maze bagatinya. uyu ni umwirabura kumwirabura niyo wamutwika ejo nawe yagutwika. Yagutwika rero nibyo Imana buri niyo mucamanza hagati, ntabwo twegereye Buruseli, nta nubwo twegereye impamvu wumva abanyamerika bagenda bakarobayo ibihugu bibegereye, oya se nuko bacuruza ibiyobyabwenge, nuko ngo bagomba ko babegera bakazatera Amerika intambara ikazakuriraho, kandi barabizi ziriya mbundu ubona zigenda zikarasa abantu muri Amerika zikarasa abantu, ibyo byihebe nyine bituruka muri ibyo bihugu bya bugufi, bakavuga ati aba bantu nitubareka reka tubice hakiri kare, bari kutwegera nibura birekure uzana Amerika se urumva wowe ubushobozi mu Burusiya impamvu urwana na Ukraine, nuko abanyaburayi babwegera bareba ko basenya ibintu by'ubukurambere babo b'Abarusiya, ibintu bakoze imyaka n'imyandiko kuba babisenya. Mikhail Gorbachev so urumva bamufata nk'intwari niyo bavuga ko ari we wasenye Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Yego, wigeze wumva bajyayo Putin yigeze ajyayo kumwunamira mu nzira bamushyize. Gorbachev Abarusiya bamufata nk'ikigwari cyane, ntabwo bamubara ko ni wasenye Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, kandi Amerika burya ibyinjiza ariko ubu impamvu rero intambara Trump ari ku banyamerika ashobora kubikora cyari imikino, ariko nawe bikanguka abona baramurashe ntibajya babarasa aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nubwo bamurasa yabarashwe n'abanyaburayi kuko bareba bakuyeho amaboko, uzareba amafaranga yose yayakuye muri Loni, ibintu byose yabikuyemo, z'amaradiyo ijwi rya Amerika ntibigikora, niko twe dutakaza iki abana bahakoraga b'abanyafurika nyinshi. urareba hari ibihugu nk'ibi byazitira kutajyayo. Izi ntambara wowe ushobora kuzirebera imwe hakabarutse intambara y'isi yose, na buri cyafashije Kongo kuba bakivuga batavuga u Rwanda batagira izindi ntambara ziri muri Ukraine n'ahandi hose ukunze bimeze byose, naho ubundi baba badukanurira amaso kandi abantu bapfuye hano babirebera bapakira imbwa zabo baragenda nk'abantu bo kuri icyo Kicukiro. Ubishyize filime ugafata iyo filime abantu bahungira kuri abo bantu bagasiga abantu batemagurwa, ntabyo bavuga bizarebe baranabugama kuko barabuganira kuko iyo twapfa tugashyira ariko bakabona amabuye y'agaciro iratakaje ivuze yabo umwumvise umuntu bakatanga avuga ati mubungane kuri Katanga kuko ari burasirazuba bwamucitse. Buriya kumvise no kumanyuka n'ishuri bakavuga abanyakatanga bakavuga ati reka twigenge, nabuze byabujijwe na Amerika bibuzwa n'Ababiligi. Ariko ubwo wowe uravuga ko ibi biganiro abantu bari kuvuga ko bishoboka byabera Kinshasa biyobowe n'Abanyafurika, urabona bishobora kuvamo igisubizo cyane ko ubwo biramutse bitarimo abazungu, ariko sinzi niba binashoboka ko baba batari. Ariko urabona niko nshaka kukubaza, uyu mugabo wavuze ko bazafata Tshisekedi, urabona yatinyuka kujya Kinshasa koko kubyumva uri ngoma, urabona hari uwari mupenzi watinyuka kujya Kinshasa. Yewe reka nkubwire none no muri Angola bashobora kutajyayo kuko Lorenzo bamwikangamo kuba abogamye izi nshuro ubona ahora yajyayo, kandi yigeze kurwanya igihe cyari Goma bararwanye cyane ngira ngo namwe murari. Yego Goma yabayeho, habaho CNDP, habaho M23, ikintu bashaka ni ukurandura, ntabwo bashaka kariya gace kitwaga ko kahoze kitwa ku Rwanda kuko dufite karita ndage kagira na karita mbiri. Karita ndage rero iyo babireba aribo babishwanashwanitse ari no banashyizeho iyi Repubulika ya mbere kuko buriya Kayibanda ni igisi cy'abakoloni, ntabwo ari umuyobozi cy'umunyafurika kuko
yava muri Afurika ntaza amarishe muri umunani Kayibanda nabuzukuru ba Rwabanyiga ibikomangoma by'abaci ariko bari harabanje kuba u Rwanda byararangiye ndumva Nyamuhombeza uriya mugabo wari uri naho wari warahungiye ibyumba ibintu akora ibyo bintu byo guteranya ekenge yarazi umutuzo kuko uvuga ekenge yarabizi koko atari ukubeshya sijya bamuteye mu rushinge aba bantu ekenge yarabizi ate kugira ngo ibyo ngibyo iyo bigereranye si kimwe ngo amategeko cumi y'abahutu yabayeho kuri 22 z'ukwezi kwa 9 muri 59 mutagirwa amezi abiri gusa yatanze mu kwezi kwa karindwi uko urushyi ku itariki ya mbere ku munsi w'abatagatifu kwa Mbonyumutwa yagakubitwa urushyi hagakaba urushetu batatu bagatemagurwa ababigemo bari mu butegetsi aho bari bafite ingabo umuntu yavuga ririya uri umuyobozi ufite ingabo ufite ubutegetsi ufite uburoko ukumva araserereza avuga ngo umututsi n'umusonga rubavu ni umufuzo kugura ukabyumva ariko tutarahabwa ubwigenge ko twabonye muri 62 ubu ngubu rero n'ubu abazungu birabarya ahantu b'abakoloni birabarya ahantu tumaze imyaka 32 ubu wa 32 Kayibanda amaze cumi n'umwe Habyarimana amaze imyaka 20 n'ubu biracyabarya n'inkinyo zibari mu mutwe zibaja datamo niyo mpamvu rero batumarisha tumarana ariko ntugire ngo ni Tshisekedi nabiri yasinye ry'Doha nabiri yasinye ryo muri Amerika arumva bimaze kumugaruka arumva bitari ibyo kandi ibyo bintu nibyo bitanga amahoro ariko hari abantu bari bakononeje Kongo niba umubirigi batarabuhamagaye nibahamagara Ubufaransa Amerika ikaba ari igikora na Qatar rega Qatar ni Amerika Qatar ito wagize ngo niki Qatar ni Amerika inganda za Amerika Qatar ni Amerika muze ntambara urakoze cyane ndabona iminota yagiye ariko urakoze cyane kuri contribution muze ntambara zadusura ryari mumbarize ko muze ntambara yagiye yarabyanze cyane yarabyanze kudusura muze ntambara yarabyanze rwose twese tuzamusure ryari wibuka avuga ati ibyo birahagije mba nabahaye muze ngiye nshaka kugusura bitari n'iby'akazi wenda abantu bakaganira urumva kanama no kumata ubona ndwaye ubworo koko kandi ufite abashumba Imana yaguhaye inka n'inkuyu rwose abantu muzehe ntambara hure gusa bashutu uri mu biki babatunga za mikrofone abantu banaganira bindi bisanzwe urumva ni inzu y'ibitabo ura musaza rwose ntambara nkunda uburyo azi kubiyaza umwanya umusaruro package ya ntambara mu minota 10 hari undi yagutwara isaha yose minota 10 bintabaguhaye n'abakubwiye byose biri factual kandi bikurikiranye akagira chronologie scientifique n'ama précision kandi yagiye yasezeye yakubwiye ngo ndagiye nta kindi wamubaza ngo so reka tugaruke ku byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe agaruka kuri raporo y'impuguke za l'ONU we ariko nabonye mu nyandiko ye atanemera ko ari impuguke ahubwo nabahawe izina ry'impuguke hanyuma uyu mu magambo ye yanditse kuri